Allo, shalom, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turakomeje rero kuganira ku ijambo ry'Imana, turi ku ijambo rivuga kubaho ku buzima bwo kubohoka cyangwa se kubohorwa mu izina rya Yesu. Rero iryo jambo ryo tugiye gukomerezamo n'uyu munsi, ariko mbanje kubasuhuza, mbanje gushimira abakurikira ijambo ry'Imana bose, mbanje gushimira abakomeje gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana n'abandi bose. Ndabasaba wafashwa wese yakora subscribe tugakomeza gukurikirana ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Ndagushimye Mwami Yesu kuri muzima, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ngo uvugane natwe kandi uhagane natwe mu ijambo ryawe, ubuntu bwawe bugaragare, imirimo yawe n'ibitangaza bikoreke, izina ryawe rishyirwe hejuru ku bugingo bwacu mu izina rya Yesu, amen. Tujye kureba ijambo ry'Imana, turacyagana ku magambo yo kubaho ubuzima bwo kubohoka. Tujye kureba ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 4 umurongo wa 18 na 19. Haravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. Umurongo wa 19, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi, amen. Ndabashuje cyane mu izina rya Yesu. Tugegana kuri aya magambo kuko n'ubundi turi ku mutwe w'ijambo uvuga kubaho ubuzima bubohotse mu izina rya Yesu. Rero aya magambo niyo tugiye kuganiriramo uyu munsi wa none, dukomereza twari twaragejeje ejo, kandi nzi neza ko hari umuntu uri bufashwe, hari umuntu uri bugirwe neza n'ijambo ry'Imana igihe cyose turi gutega amatwi tukumva icyo umwuka avugana natwe. Dusomye imirongo 2 y'amagambo Yesu yavuze, ariko ayakura mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 61 umurongo wa 1 n'uwa 2. Igihe Yesu yagiye mu rusengero, ku gihe cyo gusenga mu rusengero zitwaga sinagogi, icyo gihe zari insengero z'abafarisayo n'abandi bantu b'abanyedini, ahageze bamuha igitabo ngo asome. Asomye igitabo, abumbura igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 60 ku murongo wa 1. Aha ntago nzi neza nimba ari Yesu wabumbuye kugira ngo asome aya magambo, cyangwa se nimba ariyo shapitire yari igezweho yo gusoma kuri uwo munsi. Ariko ikigaragara ni uko Yesu yahasomye amagambo akomeye muri iyi mirongo 2 yo dusomye muri Luka. Rero aya magambo dusomye ni amagambo yavuye mu ijambo Yesu yasomeye mu rusengero, cyangwa se mu cyitwaga isinagogi icyo gihe. Umurongo wa 18 uvuze amagambo ukomeye, uravuze ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, ngo nicyo yansigiye. Uku gusigwa rero kuvugwa aha ngaha ndashaka tukumve neza. Ntago ari ugusigwa kuko dusiga abapasiteri amavuta ya Elayi igihe bagiye kujya mu nshingano, cyangwa uku gusigwa kumenyerewe kw'ibiganza gusengera abadiyakoni. Ni ugusigwa k'umwuka, ni ugusigwa gushingiye ku gutoranyirizwa ikintu runaka. Yesu ashimwe cyane. Ni ugusigwa k'ubumesiya bwa Kristo aha bwavugaga, avuga ngo umwuka yansigiye, ni umwuka wamusigiye. Icya kabiri aravuga ngo yansigiye. Nimba bivuga ngo yaransigiye, hari icyo yamusigiye gukora. Nicyo tugiye kuganiraho uyu mwanya, kandi nzi neza ko biri bugufashe mu izina rya Yesu. Ndashaka kumenyesha ko buri murimo wose Yesu akora mu buzima bwawe naga ukora nk'umurimo umugwiririye, cyangwa se naga ukora nk'umurimo udateguwe. Ahubwo umurimo wose Yesu akora mu buzima bwacu cyangwa mu bugingo bwacu yarawusigiwe, yarawutoranirijwe, yarawuhamagariwe kuwukora mu buzima bwawe. Nta na kimwe Yesu akora mu buzima bwawe gitunguranye, ahubwo ibyo akora byose mu buzima bwawe yarabisigiwe, yarabitoranirijwe mu izina rya Yesu rikomeye kandi risumba andi mazina yose. Yesu arimo aravuga ngo nasigiwe n'umwuka. Ntago ari amavuta asanzwe, ndashaka mubyumvikane. Yasizwe n'umwuka, nasigiwe n'umwuka. Icya mbere Yesu yasigiwe, ndashaka mwumve gikomeye kibanze. Yesu yasigiwe kubwira isi ubutumwa budasanzwe, ngo nasigiye kubwiriza abaganeza ubutumwa bwiza. Donc Yesu yasigiwe kubwira isi ubutumwa itamenyereye. Yesu ashimwe cyane. Ubutumwa isi itazi,
ubutumwa isi itigeze imenya. N'isi y'icyo gihe y'idini yari iz'amategeko n'ibihano by'amategeko, ariko Yesu yasigiwe guha isi ubutumwa butamenyerewe, ubutumwa bw'imbabazi, ubutumwa bw'ubuntu. Haleluya! Ubutumwa isi itari yiteguye kumenya no kwakira, nibwo Yesu yasigiwe. Ngo nasigiwe kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Haleluya! Ndashaka kubwira ngo Yesu yasigiwe kukubwira ubutumwa utigeze ubwirwa n'undi muntu. Ndashaka kuvugana n'umuntu wari usanzwe afite ubundi butumwa yabwiwe, wari ufite ubundi butumwa bwagukomerekeje, wari ufite ubundi butumwa bwakuboshye bukakugira imbohe, wari ufite ubundi butumwa bwagutsikamiye, bugatsikamira ibitekerezo, bigatsikamira ubuzima, bigatsikamira ubugingo bwawe, ukiyakira bukakumenyesha ko ukwiye kuba uwo nguriwe. Ndashaka kubwira ngo uyu munsi ndakubwira ko Yesu amaze imyaka 2026 yarasigiwe kukubwira ubundi butumwa butandukanye n'ubwo, kukubwira imbabazi, kukubwira ubuntu bwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Avuze ngo nasigiwe kubwira isi ubutumwa itazi, isi ubutumwa itamenyereye. Niyo mpamvu isi yananiwe kwakira Kristo, yayizanyemo message itazi, itari iteguye kwakira. Ariko turashimira Imana ko twakiriye ubwo butumwa Yesu yasigiwe, bukatubohora, bukadukura ku ngoyi z'ibintu bitandukanye, bukadukura mu bintu byari bidutsikamiye, byari bitwicariye. Hari ubutumwa buhindura bukore. Niyo mpamvu Petero yabwiye cya kirema kiri imbere y'urusengero rwiza, akibwira ngo nutwitegereza hari icyo twahawe, hari icyo twasigiwe kiraruta ifeza n'izahabu. Isi ifite ifeza, ifite izahabu, ariko hari ikindi idafite gifitwe n'abasizwe. Uyu munsi ubuzima bwawe burahaguruka, uyu munsi ubuzima bwawe burahinduka, uyu munsi ubuzima bwawe burabohorwa, uyu munsi ubuzima bwawe burababarirwa. Haguruka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nanjye nje kugira ngo 2026 hari umwami wasigiwe kubohora ubuzima bwawe, kubohora ubugingo bwawe. Icyambere Yesu rero yasigiwe ni ukubwira isi inkuru itari izi, ni ukubwira isi amakuru itari ifite, ni ukubwira isi imbabazi n'ubuntu. Turabishimira Yesu mu izina rya Yesu. Nimba wumvishe neza iryo jambo, ukomere Yesu amashyi mu izina rya Yesu. Icya kabiri, Yesu yasigiwe gukiza, gukiza indwara, gukiza ubumuga, gukiza n'ibindi byose. Yesu yarasizwe. Iyo ndwara ufite yagutsikamiye, yakuboshye, Yesu yasigiwe kuyikiza, gukiza ibyaha, gukiza umuvumo, gukiza karande, gukiza ibibiti gutsikamiye. Nicyo Yesu yasigiwe. Haleluya! Ndashaka kuvuga ngo Yesu yasigiwe icyambere, yasigiwe guhisi amakuru itarizi, itariteguye kwakira, y'agakiza, y'imbabazi, y'ubuntu. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu yabwiye abantu benda gutera umugore amabuye bafasha asambana, ngo utarakoze icyaha namutera ibuye, habura n'umwe. Umugore ahura n'imbabazi. Niyo mpamvu n'umusamariyakazi uva kuvoma, mwita ku by'Abayuda n'Abasamariya, abati y'abaruzi uwo muvuga n'uwari we, icyo yasigiwe, wari kumuha ayo mazi yo kwa Yakobo icyo kibindi, nawe akaguha amazi akumara inyota iteka. Ndavuga ngo Yesu yarasizwe kubwira isi amakuru itamenyereye. Icya kabiri, yasigiye gukiza, gukiza indwara. Niyo mpamvu yavuze muri Yohana 9 ngo umuntu yavutse ari impumyi, baranje baramaza ngo ari uyu ari ababyeyi be ko yavutse ahumye amaso yombi. Ninde wakoze icyaha? Ninde wakoze ikibi kugira ngo umwana ahume? Yesu abiye ngo ari uyu nta cyaha yakoze, ari n'ababyeyi ntacyo bakoze, ahubwo ibyamuye kugira ngo imirimo y'Imana igaragare mu wasizwe. Imirimo ya Kristo, imbaraga za Kristo zigaragarira mu bamwizera. So rero sinzi indwara ikubabaza, sinzi indwara ikwicariye, sinzi indwara ikuriho, ariko ndashaka kubwira ngo icyo cyagutsikamiye Yesu yasigiwe kukubohora mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ijambo ry'Imana rirabohora. Reka mbabwire, kuki ubona ndi mu rusengero ndimo mbwiriza, maze kubwiriza tugira ibihe byiza, tugira imbaraga z'Imana. Imana yavangikirije umuntu mu nda no mu gituza uri mu babara. Dushoza umwana umusura mu buhamya, ambwira ukuntu ngo yababaraga, wenda naza kubona iri jambo
aje gushyira muri kometa bisobanure, ambwira ukuntu yababaraga mu nda no mu gituza, ariko arambwira ngo wamaze kuvuga imbaraga z'ijambo ry'Imana, numva bwa buribwe bwose burasohotse, ati ubu ndi muzima ndashima Imana. Icyo nicyo Yesu yasigiwe, kugira ngo imirimo y'Imana igaragare muri Kristo, akiza indwara, abohora imbohe, amenagura abadayimoni, amenagura umuvumo mu izina rya Yesu. Turacyari ku ijambo rivuga ngo yasigiwe. Haleluya. Yesu mukomera amashyi menshi cyane. Yasigiye guhisa amakuru itamenyereye y'imbabazi n'ubuntu, yasigiwe gukiza indwara n'ubumuga n'ibindi. Icya gatatu, yasigiwe gusubiza ibyifuzo byacu. Hari icyifuzo ufite? Yesu yarasizwe. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye byarasizwe, muzagikorerwa na Data. Mu byo Yesu yasigiwe rero harimo no gusubiza ibyifuzo by'abamusaba. Yavuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye muzagikorerwa na Data, kuko Data yansigiye kugira ngo abanyizera n'abasaba mu izina ryanjye basubizwe. So rero Yesu yanasigiwe, mu byo yasigiwe harimo no gusubiza ibyifuzo by'abamwizera n'abamusaba. Ndashaka kubwira ngo uyu munsi utangire gusaba Yesu akubohore. Mu isengesho ryawe usabe Yesu, mu buzima bwawe usabe Yesu. Sinzi izina usengamo. Harimo abantu basenga bagahamagara marayika, bagasenga mu mazina atatu, ngo mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. No, izina rya Yesu niryo dusaba murahagije. Yesu avuze ngo mujye musaba mu izina ryanjye, ibyo muzansaba Data azabikora. Nimba usenga senga, nimba usaba saba mu izina rya Yesu. Niryo ryasigiwe gusubiza ibyifuzo by'abari mu isi. Uyu munsi Yesu agusubize. Sinzi ibyifuzo ufite, sinzi ibyifuzo urimo gusaba, sinzi ibyifuzo urimo gusengera, ariko ndakwifuriza ngo Yesu agusubize, kuko yasigiwe gusubiza ibyifuzo byacu mu izina rya Yesu. Ibyo ni ibintu bitatu by'ingenzi naturanyije kuvuga kuri iri jambo Yesu yasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, by'ingenzi yasigiwe gukora, kubwira isi amakuru mashya y'imbabazi n'ubuntu itari yiteguye no kwakira. Niyo mpamvu yanamuhitanye isi. Icya kabiri, yasigiwe gukiza indwara n'ubumuga. Icya gatatu, yasigiwe gusubiza ibyifuzo by'abamusaba. Nujya usaba mu izina rye, jya wizera. Ndavuga ngo icyo muzasaba cyose mwizeye mu izina ryanjye, ngo naho cyaba ari ukwimura umusozi wakwimuka. Ntihakagire ikigutera ubwoba wasabye mu izina rya Yesu. Yesu abaha umugisha. Ndashaka mwumve icyo ni icya mbere cy'umurongo wa 18. Ndashaka mwumve neza icyo Yesu yasigiwe. Kute wakwizera Yesu ukaguma uri imbohezi kandi yarasizwe kugira ngo akubohore. Yarasigiwe ubuzima bwacu, yarasigiwe imibereho yacu. Waguma ute mu bubohe kandi Yesu yarasizwe. Uyu munsi ubohorwe, uyu munsi urekurwe, uyu munsi ube muzima, uyu munsi wakira imbaraga, uyu munsi wakira ubuzima, uyu munsi wakire kubaho, uyu munsi amateka ahinduke, indwara yawe ikire, ibyo bikureme bikuveho, wakira amakuru mashya y'ubuntu n'imbabazi mu izina rya Yesu. Amen. Umurongo wa 19 avuga ngo umwaka Uwiteka agiriyemo imbabazi. Uyu ntabwo ari umwaka wo kuri kalendari usanzwe wavugwaga mu buhanuzi. Ni umwaka udasanzwe. Kera Abisiraheli bagiraga uyu mwaka rimwe mu myaka 50. Ndashaka munyumve neza. Uyu mwaka witwaga Yubili. Wabaga rimwe mu myaka 50. Barabaraga kuva ku mwaka kugeza ku myaka 50. Muri iyo myaka 50 rero umwaka umwe bakawufata ukaba Yubili. Uwo mwaka wa Yubili wabagamo ibintu nka 4 by'ingenzi. Icya mbere, imbata zose, abantu bagizwe imbata bose bahabwaga umudendezo kuri uwo mwaka. Bahabwaga imbabazi bakaba mu buzima bw'umudendezo nibongere kuba imbata. Umwaka rimwe mu myaka 50. Sinzi ko mwanyumvishe neza. Icya kabiri, abantu bananiwe kwishyura amadeni. Muri uwo mwaka babarirwaga imyenda iyo ariyo yose. Umwaka umwe mu myaka 50 yitwa Yubili. Icya gatatu, buri muntu wese yasubizwaga gakondo ye mu uwo mwaka umwe wa Yubili mu myaka 50. Aha muri Yesaya niyo byavugwagamo, cyangwa se Yesaya akavuga n'umwaka wo kuva i Babuloni. Ariko Yesu we ntago ari cyo yavugaga.
Yesu yavugaga umwaka wo kwakira agakiza, ngo umwaka umwami Imana agiriyemo imbabazi, umwaka wo kwakira agakiza. Haleluya. Icyamu uyu mwaka 2026 akaba umwaka udasanzwe ku buzima bwawe, mu buryo bwo kwakira agakiza, mu buryo bwo kwakira ubusabane n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aha Yesu we nicyaganishagaho, yaganishaga ku mwaka wo kwamamaza agakiza, umwaka wo kwamamaza agakiza by the way, kuko Yesu amaze gusoma iyi nkuru mu rusengero haciye umwaka umwe atangira kwamamaza ubutumwa. So yarema avuga umwaka ukurikiraho wo kwamamaza ubutumwa, wo kwamamaza agakiza. Umwaka icya kabiri yavugaga umwaka wo gutangiza imirimo ya Mesiya, imirimo y'imbabazi, imirimo yo gukizwa. Yesu nibyo yavugaga. Yesu avuga ku byo kubabarira ibyaha. Mwumvaga Yubili cyakoraga? Haleluya. Yubili uwo mwaka umwe myaka 50, Yubili imbata zarabohorwaga, ari imyenda bakayirekerwa, abantu bagasubiza gakondo zabo. Ariko Yesu umwaka avugagaho n'umwaka wo gutangiza ubutumwa bwo kubabarirwa ibyaha, wo kubaturwa, wo gukurwa mu bubata, wo guhindurirwa amateka n'ubuzima. Uyu mwaka rero reka umwaka udasanzwe, umwaka wo kuborwa k'ubuzima bwawe, buri kintu cyose cyakubase cyakwicariye. Uyu mwaka ubutumwa bwiza bukigukure, imbaraga za Kristo wasigiwe zikubohore mu izina rya Yesu. Rabo sakataya, imbaraga zikubohore, iminyururu ikuveho, ibe Yubili yawe, umwaka udasanzwe w'ingamba zo gukizwa no gusabana na Kristo. Yesu abagiriye neza, Yesu abakoreye ibitangaza, ngo umwaka umwami Imana agiriyemo imbabazi. Nabwiye ngo Yesu amaze gusoma iki cyanditswe cy'ubuhanuzi bwa Yesaya mu rusengero cyangwa mu sinagogi, haciye umwaka umwe ukurikiraho nibwo yatangiye ubutumwa bw'imbabazi, umwaka w'ubutumwa bwiza, umwaka wa kwamamaza agakiza, umwaka w'umurimo wa Mesiya wo gutangiza imbabazi mu isi zo kubabarira ibyaha. Nta wundi ubabarira ibyaha, nta wundi ukuraho ibyaha, nta kindi gikuraho ibyaha keretse Yesu Kristo. Muvandimwe rero, ndagusengeye ngo iri jambo rigukoremo umurimo. Ndagusengeye ngo nkwibutse ko Yesu yasigiwe wowe, yasigiwe ubuzima bwawe, yasigiwe ubugingo bwawe, yasigiwe wowe kugira ngo winjire mu mwaka udasanzwe wo kubohorwa no kubabarirwa no gutunganywa mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenga n'isengesho rigufi. Mwami Yesu, ndasengera abana bawe kugira ngo imbabazi zawe wasigiwe kubwiza bwa neza ubutumwa bwiza, reka bakira amakuru mashya, reka bakira ubutumwa bw'imbabazi n'ubuntu. Wasigiwe gukiza indwara n'ubumuga, reka ugire umuntu ukiza harebo sataya, yaba ari kansa, yaba ari diyabete, yaba ari pressure, yaba ari bimwicariye, yaba ari umuvumo, reka ugire umuntu ukiza muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wasigiwe gusubiza ibyifuzo mu izina ryawe. Niyo ijambo rivuga ngo icyo tuzasaba cyose mu izina ryawe Data azakidukorera. Reka usubize ibyifuzo by'abana bawe, reka ukore ibitangaza ko nicyo wasigiwe Mwami. Reka uyu mwaka umwaka w'imbabazi, reka umwaka wo kubabarirwa ibyaha, reka umwaka w'Uwiteka ku buzima bwacu, reka umwaka wo guhemburwa, reka umwaka wo gusubizwamo ibyiringiro, reka umwaka wo kunesha ibyatuneshaga mu izina rya Yesu Kristo. Yesu, amen. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Ariko ndabasaba mukoresheya, mujye musharinga n'abandi no ku bandi bantu bumva ijambo ry'Imana, kandi mukore subscribe, kandi mu comment, dukomeze tubane. Yesu abaho umugisha. Ndabakunda cyane. Turi mu ijambo rivuga kubohorwa. Yesu rero yasigiwe kubohora ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Akira kubohorwa, akira ubuzima bushya. Umwaka 2026 akira kunesha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha. Yesu abagire neza. Ndabakunda cyane, kandi ndi hano kubaha ubutumwa bwiza kandi butanga ubuzima bukabohora. Yesu akugirire neza. Wowe tubana buri munsi. Yesu aguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.